umutobe uyu ukunguku kandi ni umunsi mukuru. Voilà, amahoro ndabashoje mwese kandi rwose ndabishimiye ukuntu mudukurikirana, ukuntu ibyo dushaka kubabwira ni ibyishimo kuri twebwe. Ni umunsi mukuru, nabyo ni umunsi mukuru. Niba utaruzi uko umunsi mukuru wawe ukorera ubuzima bwawe, ni ukuhereza umutobe w'imboga. Uyu munsi rero ni umutobe wa grenade, murazibona hariya. Twafashe grenade ebyiri twongeramo amaronji abiri, tubicisha mu cyuma turabinywa. Mwashaka buri wese yashaka ubundi buryo yabikora, akakanywa ari agatobe. Kubera iki umutobe? Kubera ko umutobe, niba mwarivuje waragiye kwa muganga, ibinini n'inshinge, ikihuta cyane cyabaga inshinge za chloroquine bazitewe, murabizi urushinge birihuta cyane kubera ko ni liquide zinjiye mu mubiri. N'umutobe rero ni ukora, urirukanka ukajya kunetwaya. Kubera iki? Ukeneye nyine iyo suku, gusukura umubiri wawe. Nta kundi ni ukuhereza umutobe. Uragenda ugasukura, ukavura, ugakiza umwanda uwo ari wo wose wagiye wikinga mu mubiri wawe. Ni ukuvuga ngo buri mutobe ugira icyo ukora. Ariyo mpamvu ni ngombwa guhinduranya umutobe buri byumweru bibiri. Ntugahore ku mutobe umwe, ntugahore kuri karoti gusa, ugomba kugira ibintu byose, kubera ko uba uri kwirinda indwara runaka. Ejo bundi wirinze iki ngiki, karoti zakurinda iki ngiki. Icyo karoti izakora ntago ari cyo epinari zizakora, ntago ari cyo utwatsi nka temu, nka romare, ibyatsi byiza cyane nka kurikuma, ari byo byiza. Ni byiza kugira amoko yose kuko nta uzi indwara ahuye nazo. Ntuzi izo wafashe mu byo twisiga, ntabwo uzi izo wafashe mu biriya biva mu nganda turya. Kandi bikaba byiza ko ari wowe uyikorera, ukayikoresha ubuhanga bwawe, kandi ntubishyire muri mixer kubera ubushyuhe igira, iragenda ikica nka 30%. Ugasanga utakaje ibintu byagatunze ubuzima bwawe, byakagombye guhanagura bimwe mu biduteza umunaniro, guhangayika, yewe no kugira ubwoba. Ibyo byose ni uko umubiri uba udasukuye neza, bigatuma utagira kwihangana guhagije. Ibintu byose buriya byose biterwa n'uko tutamerewe neza. Urabyumva rero, iyo ufata ji ugenda ubyumva ko mu mubiri wawe ubwoba buraza, n'ibingibi byaransize bigakomeza, ukumva umeze neza. Ikintu cyose usanga umubiri wawe ubikubwira rwose. Ni ikintu kitajya gisubirwaho. Ababigerageje bose barabibona, bakomeje kunshimira ariko bakambaza ibibazo. Batese Jani, iyi ji nituyinywa tuzananuka mu gihe kingana iki? Ntabwo ji ifasha, ntabwo umutobe ufasha mu kunanuka. Oya rwose ntibibaho, ntabwo ari kimwe ukora. Ni ukuvuga n'uwumva umutobe uzumve gukaraba, gusukura umubiri rero ntaho bihuriye no kunanuka, uretse ko byanagufasha niba ibintu byawe biri mu mwanya wabyo, biri gukora uko bigomba kuvuga ko urarya n'ibyo ugiriye bikasohoka bigaca inzira rimwe, ibigutunga bigasigara, ibindi bibi bikagenda. Iyo ibi biro bitangiye kwishyira ku mubiri bikagukorera ikinure, bikakubyibushya, ni uko hari ikintu kitari gukora neza, ni uko hari tiroyide itari gukora neza, ni uko hari ikibazo mu mubiri wawe kitari kugenda neza. Ariko ubundi ugomba mu mubiri wacu ufite ubwenge ku buryo ushoboye kumenya ngo ngeze ahangaha stop, iki ngiki singishaka, kigahagarara. N'umubiri ubishoboye kubikora. Ariko iyo twawuhereje ibyangombwa by'ingenzi cyane mu mitobe, amasupu, ibyayi bimwe na bimwe, ni ukuvuga ngo rero umutobe ni icyitonderwa. Uyu munsi wari umunsi mukuru w'abana, ariko ndavuga nti kubera iki ntabakorera n'akaji, bakorera ku kaji, baryohewe bose, bishimye, banezerewe. Ni ngombwa rero wikamura nko kuriya ibyuma, cyangwa wakoresha akarape, utayishyize muri mixer, utayishyize mu bushyuhe, bigenda byica bimwe na bimwe mu by'ubuzima.
ni ngombwa kandi gushyiramo akadimu mu gihe uwo mutobe utawunywa mu minota 15 kugira ngo bifashe kumana ubuziranenge bwayo umwe amasaha 48 kugeza ku masaha 48. Ni ngombwa kandi imboga ko ziba nyinshi cyane ku mbuto ukazisoza neza, kubera ko hari ibintu bashyira mu mbuto bigenda bishobora kuduteza ibibazo byinshi mu buzima iyo utabironze neza. Ugakoresha bicarbonate, ugakoresha na vinegre. Indimu, ibindi byose nka amacunga, amaronji, ibisa nkabyo byose birahatwa, uretse indimu uyishyiramo uko yakabaye. Ngibyo rero ibyo twakaganiriye uyu munsi. Icyo nababwira, mwafata ibindi byose navuze wenda kibagirana, nuko umutobe ari ugukoza. Ese ibyo koza turabibuze? Oya da, dufite ibyo koza byinshi, dufite ibyo gukora. Ese abafata umutobe ni bande? Kuva ku mezi 4 abana banjye bavuye ku mezi 4 bafata uwo mutobe, ariko nkagenda ntabigendamo neza. Igihe natangiye gufata gahunda nibwo byagenze neza. Umuntu wese akeneye umutobe kugeza ku myaka mikuru. Kugira amahoro.